Nanone ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze mu ijambo rya none tugiye gusaka mu kubara ibice 11, turasoma umurongo wa 21, haravuga ngo Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza uduhumbi 6, umva ko uvuze uti nzabaha inyama bazirya ukwezi kose, bazababagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza. Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ijambo dusanze mu kubara nk'uko ritubwiye. Ni ijambo Uwiteka yaganiriye na Mose ubwo Mose ubwoko yari ajyanye mu gihugu cy'i Kanani, ngo bwageze mu butayu bamaze kwicwa n'inzara n'inyota, batangira kwifuza ibyo baryaga muri Egiputa, ari naho baje kwifuza, bifuza inyama. Baravuga ngo tukiriyo nubwo twaryaga wenda turi mu buretwa, ariko twabonaga inyama, twaryaga ibitunguru byaho, twaryaga amatungurusumu, ariko none muri iki gihugu turimo nta n'inyama dushobora kubona, inzara igiye kutwicira aha hantu. Baritonganya cyane rero, ngo Mose aragenda abibwira Imana. Imana iramubwira ngo nzagabura ubwo bwoko inyama buzirye buzihage, ngo ndetse nta nubwo bazazirya umunsi umwe, si iminsi 2, si iminsi 10, ngo ahubwo nzazibaha ukwezi kose bazirye bazihage. Mose rero nk'umuntu agera gushidikanya, aravuga ati mbese ubu bwoko bungana gutya, kuko tubibonye ngo ni abagabo bakuru bigenza ni uduhumbi 6, urumva ko bari abantu benshi cyane. Ubwo Mose rero byamuteye kwibaza ati abantu bangana gutya bazababagira imikumbi ingana gute yo kubahaza, ku buryo izo nyama bazazirya ukwezi kose, cyangwa se ni amafi yose azateranyirizwa aho bari kugira ngo bayarye bayahaze. Yibaza nyine, agerageza gushaka kwibaza uko ibisubizo by'Imana bizaza, abikurura muri kamere y'umuntu anabyibazaho, ariko Imana iramusubiza ngo mbese Mose we, amaboko y'Uwiteka abaye magufi? Ijambo ry'Imana, Imana iramubwira ngo tegereza urebe yuko ijambo ryanjye nkubwiye rigusohorera cyangwa ko ritagusohoreraho. Bakunzi b'ijambo ry'Imana rero, ukomeje aya magambo ubona neza ko Imana yaje kubaha izo nyama. Nubwo harimo abo zitaguye neza, yaje kubahana zikabica, kubw'uko aribo bazamuye umwuka wo kwifuza, bakifuza bageretseho n'andi magambo atari meza yababaje Imana. Ariko iri jambo ngewe icyo naryigiyemo, cyangwa se umwuka w'Imana yanyigishije muri iri jambo, ni uko niba Imana ikubwiye ngo nzakora iki kintu, si ibyawe kugira ngo ugenekereze wibaze ngo ese bizaca mu yihe nzira, ese bizanyura kuriya cyangwa izabikora gutya. Oya, niyo yonyine ifite igisubizo kandi ntizi uko izabikora, kandi amaboko yayo ntabwo ari magufi. Rero wowe wavuganye n'Imana ukaba ukirindiriye, ndetse ukaba ureba ukabona nta nzira, ukaba ubona imiryango hose ifunze, ndagira ngo nkumvize muri iri jambo nkwibutsa ko amaboko y'Imana ntabwo ari magufi. Tegereza wirindire urebe ko ijambo yakubwiye rizagusohorera cyangwa ritazagusohorera, kuko ari Imana itabeshya. Ahubwo muri byose tujye twibuka rya jambo ry'Imana twasomye, ryatubwiye ngo usengeshe umwuka iteka, ushima Imana kandi uyinginga ku manywa na nijoro. Ujye usenga ushima Imana kandi wishime iteka, ushimire Imana mu bibaho byose, ibindi ubiyiharire, kuko yabikubwiye ariyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ndabakunda rero, tuzabonana ubutaha. Bye bye. Imana ibahe umugisha kubwo kureba iki kiganiro, kandi mukore subscribe ndabinginze.